Hallelujah.
ndagira ngo dusenge Imana, muhaguruke abicaye dusenge Imana. turi imbere y'amaso yawe, reka he kugira n'umwe babura yashe mu nzu yawe, reka he kugira n'umwe utaha uko yaje. ndabizi mu nzu yawe tujya tuhakura ibintu byinshi, tuhakura umugisha n'umuvumo. mu nzu yawe tuhakura ibyiza, nyemerera he kugira n'umwe uhakura umuvumo, ahubwo tuhakura umugisha. dutahe dutsindishirijwe nawe, dutahe twambaye imbaraga nshya, dutahe tugiriwe neza nawe, kuko uri umwami mwiza w'amahoro. utware n'icyubahiro no gupfukamirwa n'ibyawe. twambuye mikoro iby'ijambo bitarikwiye, turayiguhaye ngo ngwino uganze, turayiguhaye ngo ngwino utegeke, turayiguhaye ngo ngwino uvugane natwe, turayiguhaye ngo ngwino ukorane natwe. twiyereke kuruta mbere, dusure kuruta mbere, tugirire neza kuruta mbere. mu izina rya Yesu Kristo. ntabwo ari abaririmbyi, ahubwo izina ryawe aba ari ryo. ntabwo ari abanyamasengesho, ahubwo izina ryawe aba ari ryo. ntabwo ari umubwiriza, ntabwo ari umuyobozi, ntabwo ari abadiyakoni, ntabwo ari protokole, ntabwo ari abacuranzi, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. tuguhaye icyubahiro Mana, uragikwiye, nawe muzagisangira. ubereye mwiza ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje. urakoze urakabyara, tugukomeye mu mashyi kuko uri Imana yumva gusenga. izina rya Yesu, amen. ndagira ngo twinjire mu kanya ko kwakirana. worship team baraba bagumya ntacyo bitwaye, twiyumvemo ikaze mu nzu y'Imana. tumaze igihe kinini tudaterana, tumaze igihe kinini tutabonana kubera ibihe turimo. nzi neza ko bitatunguye Imana. ushobora gukorera umuntu akakuvaniramo aho, ushobora kugirira neza umuntu ntabimenye, ariko iyo dukorera nta na kimwe kijya kiyisoba. niyo mpamvu mubona iyo nyikorera shyiramo akabaraga, iyo nageze imbere yayo shyiramo akabaraga. ndagira ngo rero wiyumvemo ikaze aho uri. nababonye abashyitsi by'umwihariko nabo turabakiriye, biyumvemo ikaze. abateranye natwe ari bwo bwa mbere, tutari duherutse guterana nabo biyumvemo ikaze. ahangaha turi ni mu nzu kwa data, ngira ngo nta mushyitsi nta musangwa, twese tuba turi umwe mu izina rya Yesu. ndagira ngo aka kanya duhawe, aka kanya tubonye ko kuba imbere y'Imana ntugapfushe ubusa. Imana y'amahoro nishimwe. ndagira ngo rero muzamure ibiganza duhoberane, niko bisigaye bimeze. Imana y'amahoro ibaha umugisha, iduhana umugisha. mwiyumvemo ikaze mu nzu kwa data, amen. Imana y'amahoro iduhana umugisha. ndagira ngo worship team idufashe mu ndirimbo imwe yo kwakira abashyitsi. twakira abashyitsi tunezerererwa Imana, tuyiramya, tuyihimbaza. nshimira Imana ko mu ijuru nta kindi kintu kizabayo, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. nuko amajije gusazana tuzatanga umuhamagaro nkaza tukajya dufatikanya kuramya no guhimbaza, ariko na hariya njya mbafasha. twakira abashyitsi kugira ngo bimvemo ikaze, ubundi dukomeze n'izindi gahunda. Imana y'amahoro iduhana umugisha.
haleluya. Worship team barakoze, baturirimba indirimbo nziza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugende mujye kwiruhukira. Haleluya. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Haleluya. Ngo isi nubwo yavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona amasezerano. Mukanya ndimo ngenda nibutse ku masezerano y'Imana n'abantu twari turi kumwe. Sanga ni Imana iherekeza ijambo yavuze, ikaririnda, ikariherekeza, ikaryitaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Imana y'amahoro nishimwe. Twari tuvuze kuri bene Ishimayire, ku bantu baturutsweho na Ishimayire, dusanga uko Imana yabwiye Hagayi byamuyobeye, ari mu butayu, amazi amajije kumushirana, Ishimayire arimo arira, byamugoye, amazi amajije kubashirana rwose. Ngo Hagayi aryama amwitegeye, ngo arindiriye kwapfa. Ariko Imana yacu, haleluya, Imana y'urukundo n'amahoro, Imana itajya yibagirwa ijambo yavuze, iramubwira ngo Hagari, ubaye ute Hagari? Nuko Hagari aricecekera, kuko ni Imana ibaza ibyiza nka mwarimu. Nuko ngo Imana iramubwira ngo humura, Ishimayire nawe azaba ubwoko bukomeye. Yarari mu kigerageza atiteye Hagari yarari mu ntambara atiteye, nta ruhare yari yabigizemo. Ariko Imana kuko ireba mu mutima yo kabyara, ireba umubabaro wa Ishimayire na Hagari, irangije iravuga ngo humura, uyu nguyu nawe azaba ubwoko bukomeye. Imana irinda isezerano. Abajya Dubai mubona ukuntu hameze kubw'isezerano Imana irinda. Imana y'amahoro nishimwe. Nawe upfa kuba waravuganye nayo, ujye uryama wisinzire wiziguye. Gusa ndagira ngo mbibutse ko isezerano rirarindwa. Sezerano rirarindwa. Ntago wajya mu byaha ngo umbwire ngo Imana izari gusohoreza. Sezerano rirarindwa kandi isezerano rirabagarirwa. Imana yacu nishimwe. Twinjiye mu kanya keza ko gushima Imana. Hari ibintu byinshi byatuma dushima Imana, hari ibintu byinshi byatuma tuvuga gukomera kw'Imana. Imana yacu izikurinda, Imana yacu iteye ubwoba. Mwambwira mutu ukuntu igaburira abanyakabyizi mu gihe cya lockdown, batagiye ku kazi, batakoze. Iyi Mana mwayimbwira gute ukuntu ibikora? Mwambwira mutu ukuntu ibigenza? Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi cyo ni kimwe, nuko unyitaho. Thank you. Aravuga ngo urakoze kuko unyitaho. Imana yacu nanjye byaranyobeye ibyayo. Wambwira ukuntu tuba mu mujyi wa Kigali, nta sambu tuhagira, nta munsi y'urugo tuhagira, ariko tukaba turiho turi amahoro. Imana y'amahoro nishimwe. Shitani rero rimwe na rimwe adufatirana muri icyo gihe, cyangwa akaduteza agahubi tukibagirwa. Ubundi abana mu gitondo bari bujye ku ishuri, bajya ku ishuri numva niyo ntabyuka, kuko bamashije gukora bikorera amasuku. Mbumva ngatangira ngasenga, nkabagotesha amaraso ya Yesu, nkabasengera mu buryo bwose. Umunsi bagiye ku ishuri, uwo munsi ntago narasinziriye, mbyuka byageze 2 za mu gitondo ntigeze mbasengera. Ku mugoroba ngiye kubona mbona umwana aje ari macumbagira, atabasha kugenda. Ndamubaza se habaye? Cyarambwira ngo nakoze accident ikomeye, gusa Imana yahabaye. Mpita nkubitaho ko mu gitondo bajya ku ishuri ntigeze nsenga. Ndavuga ngo shitani wandiganisha. Imana yaramurinze rero, yarari kuri moto, imodoka irabakubita, abari wikubita, ariko ntiyamunyura hejuru. Imana iramurinda, ajya kwa muganga, baramuvura, arataha. Yego n'ubu ngubu haracyari ibisigisigi by'uko yakomeretse, ariko ntacyo bitwaye, aracyajya ku ishuri. Ubwo rero Imana yandinze ikiriyo, Imana indinda amarira, ndayishimye ibyumva iri mu ijuru. Buri ishimwe ry'umuntu ryumvwa n'undi muntu. Umubyeyi wabyaye niwe wumva agaciro k'umwana, ariko Imana yo mu ijuru ibyumve ko ndi imbere yayo, nyishimiye ko yandindiye umwana.
natekereje ukuntu shitani yandiganije mu gitondo ngasinzira ubuticura simbashe kubyuka ngo mbasengere, nubwo ntabasengera mbarambitseho ibiganza, ariko ndabasengera imihanda bagiye kunyuramo nkayigotesha amaraso ya Yesu Kristo, abagiye kubatwara nkabambura vora nkayiha Yesu ngo abari ubatwara, intebe bicaramo mu ishuri nkazigotesha amaraso ya Yesu. Ariko uwo munsi ntabwo ariko byagenze, narisinziriye birarangira. Ariko nshimye Yesu ko ari Imana izi kuturindira. Ibyo abadayimoni bapanga ntabwo ari byo Imana yemera ko bitubaho. Mumfashe duhereze Imana yacu icyubahiro yarakoze. Ndagira ngo rero nawe birashoboka ko watuye ituro ry'ishimwe, birashoboka ko utagize icyo ubona ariko urifite mu mutima. Ndagira ngo mwese muhaguruke tugire icyo tubwira Imana. Reka mbabwire kuva nahindura ubuzima, hari ubuzima nahinduye. Ntabwo ngisenga nsaba Imana icyo nkeneye, ngisenga nyishimira ko yakimpaye. Kandi kuva nahindura ubwo buzima, ubuzima bwanjye bwarahindutse, umutima wanjye wuzuye amahoro. Apotre Paul Gitwaza niwe waririmbye aravuga ngo nuzuye amahoro atemba ava mu ijuru, yumvise kurira kwanjye asuka mu munezero. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu, mu mutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Ubuntu bw'Umwami Yesu bwanteye kumukorera, nari mu mwijima mwinshi cyane, none ubu ndi mu mucyo we. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu, mu mutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Hari abantu bategereje kuzashima hari baguze Range Rover, nayo ni nziza, ariko nabonye ibintu byose tumaranira mu isi, ibyo tumaranira tuzabisiga tujya iwacu, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera gusuza umutima. Ikiruta cyiza, ikikwiye ku mukristo, ku mugenzi ujya mu ijuru, ni ukubana amahoro n'abantu bose no kwezwa kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ndagira ngo nkwinginge mu cyubahiro cyawe mubyeyi, mupapa, mukobwa, musore, uhaguruka ugira icyo wibwirira Imana, ugira icyo uyishimira. Biramaze kuko ni Imana yera, ni Imana ikiranuka. Muririmbyi umwani we waririmbye, birashoka ko urimo kunyura mu ntambara, birashoka ko urimo kunyura mu bigeragezo, birashoka ko urimo kunyura mu burwayi bukomeye, birashoka ko urimo kunyura mu bushomeri, ariko biramaze. Imana yacu ni Imana yuzuye urukundo n'ibambe, Imana yacu ni Imana yuzuye ubupfura n'ubunyangamugayo. Twayivaho tukajya hehe? Turagushimye papa, turaguhimbashe mubyeyi, turaguhimbashe mukunzi. Twaba turi bazima cyangwa dupfuye, twaba turiho, twaba dukize cyangwa dukenye, twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, nta kizakubuza kwitwa Imana, nta kizakubuza kwitwa umwami. Bereye mwiza ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje. Dufite amashimwe y'igitsikamutima. Uri Imana izi kurinda, uri Imana izi kurwana, uri Imana idatungirwa agatoki, uri Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yewe papa ndagushimye, yewe papa ndaguhimbashe, yewe papa ngushyize hejuru. Jye n'ubwoko bwawe turagushimye, tugushimiye ibyo wakoze, tugushimiye ibyo wakoze, tugushimiye n'ibyo uzakora. Cyubahiro cyawe ntabwo uzagihundi, mashimwe yawe ntabwo uzayaha ibishushanyo bibashe.
icyubahiro n'ikibi cyawe, ubutware n'ibubu bwawe, gupfukamirwa n'ibibi byawe. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Haleluya, haleluya. Turagushimye, turaguhimbaje. Cyubahiro, ubutware no gupfukamirwa n'ibibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Dusabiye umugisha umuntu wese wabumbuye ibiganza bye akaguha ituro ry'ishimwe, mwongera andi mashimwe, muhe umugisha rwose, mugirire neza, mwagurire imbago, mutabare umurengere, mubere Imana ku rugamba, murwanirize ibimurwanya, wice imigambi y'ishakura ku buzima bwe, wice imigambi y'umwanzi ku buzima bwe, imenyekane kuri Imana yacu. Urakoze. Cyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa n'ibibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.
ita ku bugingo bwawe, ita ku byawe, ita ku bawe, bizaguha imbaraga zo kwinjira mu gisubizo kirambye mu izina rya Yesu. Ubyumvise neza avuge ngo amen. So tugiye kuganira ijambo ry'Imana tuza gutanga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 7. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 7. Turasoma umurongo wa 2 turaza kugera ku murongo wa 12. So twiyegereje abantu bose tumaze igihe tudaterana, bishoboka ko mwari mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cyangwa se z'ibindi bihugu. Imana ibaho umugisha. Twiyegereje abo turi kumwe kuri YouTube bari ku migabane iyo dukunze gukoresha n'ine. Isi ifite imigabane ngaho ubundi urakoze, ariko dukunze gukoresha uyu wacu wa Afurika. Bazatubona, bazatwumva, iri jambo rizabagira umumaro. Abari muri Amerika ngira ngo wabone nijoro hari kubera kujya bibeshya, hariho n'abajya banyandikira bagira ngo turi ku gihe kimwe. Hari abari muri Europe bo tusa nk'aho tuyunganya, ndetse n'abari hehe ku wundi mugabane wa Aziya, hariya hari za Dubai, za India, za China. Abari kuri iriya migabane bose bazumva bakabona izi nyigisho. Imana ibakomeze mu butsinzi mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Mwahageze? Ntabwo mwamenya aho navuze? Samweli wa mbere igice cya 7, igitabo cya mbere cyanditswe na Samweli igice cyaho cya 7. Noneho turasoma umurongo wa 2 tuze kugera ku wa 12. Aho isanduku igereye i Kiriyateramu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isiraheli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isiraheli yose ati, niba mugarukiye Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashtaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera Musa. Nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abayisiraheli baherako bakuraho ba Bali na ba Asheraton, bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisiraheli baze i Misipiya, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipiya, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati, twacumuye ku Uwiteka Imana. Maze Samweli acirira Abisiraheli imanza i Misipiya. 7. Abafilisitiya bumvise ko Abisiraheli bateraniye i Misipiya, abatware babo bahera ko batera Abisiraheli. Abisiraheli babyumvise basha ubwoba ku bw'Abafilisitiya. 8. Abafilisitiya babwira Samweli bati, ntuweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambirira Uwitekaho igitambo cyotswa kitagabanije. Maze Samweli atakambira Abayisiraheli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyotswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisiraheli. Uwo munsi Uwiteka ahindura ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abisiraheli. 11. Abagabo b'Abisiraheli bahera ko baturumbuka i Misipiya, bagerekana n'Abafilisitiya, babica umugenda bageza i Betekari. 12. Maze Samweli yenda ibuye arisinga hagati y'Imisipiya n'Isheni, arihimba izina Ebinezeri, ati, Uwiteka yaratuzahuye na bugingo n'ubu, cyangwa kugeza n'ubu. Umuntu umwe avuge ngo amen. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli ku gihe cya Samweli cyose. Ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Haleluya. Ese warekera aya magambo ntasobanutse? Amen.
Data, mu izina rya Yesu, iri jambo risobanure rigira umumaro mu bugingo bwa buri wese. Mwuka wera urahari kugira ngo wemeze kandi uriherekerezanye imirimo n'ibitangaza. Urisobanura ntaba ari we, uryigisha ntaba ari we, ahubwo ukuboko kwawe kwiza kumubeho kugira ngo imitima iryakira yomorwe nawe, yakira ibyiza bivuye mu kanwa k'umutambyi kuko ari we wivugira. Wibuke ushimana uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Abafilisitiya ni bumwe mu bwoko Imana yari yarasigarije Abisirayeli kujya ibakubitisha iminsi yose. Buriya umuntu wese uri aha ngaha, umuntu wese uri ku isi afite kakitu, afite ikintu kigomba kumugondisha, kigomba kumubwira cya bugufi, cyubahiro n'icyanjye, afite ikintu kigomba kumubwira ngo itonde. Buri muntu wese wicaye afite ikintu kimwemeza, abishaka atabishaka. Niba ukodesha buri kwezi ugomba kumenya ko buri kwezi ugomba kwishyura. Icyo ni ihame igihe utarubaka yawe. Niba ukorera umushahara hejuru yawe hari supervisor wawe cyangwa hari manager wawe, uwo muntu azahora iteka ari hejuru yawe igihe cyose utaragera kuri urwo rwego, kandi unarugeraho hazaba undi hejuru yawe. So biragusaba rero kwiyakira, kwemera ko hari ikintu Imana yagusigarije kigomba kukwemeza. Tuvuga umwana w'umukobwa yashatse umugabo, bakundanaga, baramenyanye, bagira igihe cyo kumenyana mu buzima busanzwe, mu buzima butandukanye. None igihe kirageze, uyu mwana w'umukobwa asanze umugabo araragona. Akigera ku gitanda, uzarara wahukanye, uzabikizwa n'iki? Azapfa, ibi bintu uzabikizwa n'iki? Hari ikintu gihora kigucisha bugufi byanze bikunze. Uzajya mu masengesho, biveho cyangwa ntibiveho, uzizera biveho cyangwa ntibiveho. Hari ikintu kigenda gisigara ku buzima bw'umuntu utatekerezaga cyangwa utari witeze, nyamara ugasanga ukisanzemo. Ariko icyo kintu niyo cyabaho, hari igihe Imana yumva gutaka, ikumva n'amarira, bigatuma imanuka gukora igitangaza. Iyo ni amena se? Haleluya. So Abisirayeli Imana yari yarabasigarije Abafilisitiya bo kujya babahondagura buri munsi. Ubu buri muntu wese wicaye afite Umufilisitiya umushyira ku murongo. Ntuzamwanga, uzamwemere. Hari igihe Imana izagufasha ukagira imbaraga zituma nawe umupsetura neza. Ikibazo mvuga Umufilisitiya uhita ureba Kamari cyangwa se Mugisha cyangwa Bosco mushobora kuba mufitanye ikibazo. No, je mnigisha mu mwuka kandi abanyumva ni abanyamwuka kandi abankurikirana ni abanyamwuka. Umunyamwuka rero ntago abonera ibintu mu bantu, umunyamwuka abonera ibintu mu mwuka, akarwana mu mwuka. Muranyumva? Kuko turwana n'abadafite, n'abatambaye, inyama n'amagufwa n'iki n'amaraso, ngo ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru ry'umwijima, ngo bo mu kirere. So natwe tugomba kubarwanya muki? Mu mwuka. Nurwana nk'umunyamwuka ukarwana n'ibinyamwuka, umunyamwuka iteka aratsinda, kandi intambara y'umwuka ntisakuza. Amen. Hari igihe nshobora kwicarana, kwanza nimvuze ngo hari igihe nshobora kwicarana, nicarana n'umuntu nkajya kutangira nkumva aratsefuye, undi nkumva arikunkumbuye, undi nkumva arakoroye, noneho bikatangira bikiexposa, bigatangira gusakuza ibimurimo. Nta kintu mba mvuze, ahubwo umwuka ndimo n'ibibyuka bimurimo bitangiye guhabana. Ari kumva uyu nguyu twicaranye, ari kumva yatewe, nje nta kintu mba numva. Serious, nta kintu mba numva. Nta nubwo mvuze mu izina rya Yesu, nta nubwo mba mpagurutse n'imbaraga nyinshi, nta nubwo mba nshizemo agatege, ariko imbaraga z'Imana zindimo zanze kwicarana n'ikizira kiri muri uriya muntu. Ngira ngo ni umudiyakoni umwe twe twatemberanye ahantu, turi kugura ibikoresho, turagura, turangije turitahira. Dutashye warahasigara, basigara banganiraho. Umwe aravuga ngo uriya mugabo akoresha imbaraga za shitani, afite imbaraga nyinshi zimurimo, ngo ari ahangaha numvaga nkurura ngo yandangije yanzengereje. Noneho uwo yabibwiraga aramubwira ati none se wowe ukoresha izihe imbaraga? Ati nge nkoresha imbaraga z'Imana, se umwami wacu Yesu Kristo usumba byose nyiribihe. Ata none imbaraga z'Imana izakuruwe n'iza shitani? Urumva ko Imana irwane intambara yayo. Umuntu aguharabitse azi ko wabwira ari injiji, ariko wabwira ni umunyamwuka
kandi yamajije kumva ko ari inzangano zihe zo mu mutima n'ikinyoma. Niba ufite imbaraga z'Imana, biroroshye cyane gutsinda imbaraga za Satani. Uzumva igitero ariko uzagitsinda. Haleluya, amen, haleluya. Noneho umudiyakoni arazambwa ati pastor, ati burya Imana igenda ikuvuganira. Nise biti ansubiramo ibyo nababwiye. Nabwo nti rero, niba ko kuriya mugabo yarafite imbaraga z'Imana, yagombye guhita cyaha mu mutima ka kazimu kandimo ntigaraguraho bikamvamo, cyangwa agahita avuga ati urihanira aha. So igihe duhagazemo nicyo kubona imbaraga z'Imana zigaragara zikora. Nimba gukora kwa Satani kugaragarira mu bibihe turimo bene data, Satani akatwambika maske, ntabwo Imana yatwambitse maske, no. Hagiye ubushize nene abemere ibyanditswe ndibuze kubaha ibyo dupfukamunwa n'akato, cyangwa hajya byitwa ngo iki ibyo bita akato, kuba mu rugo ni iki? Iki twitwa akato byitwa ngo iki? Kwiherera, cyangwa sinzi ukuntu ndaza kubyibuka. So igihe cyose rero uri ku isi ugihumeka, umenye ko uzahura n'umufilisitiya wawe cyangwa n'abafilisitiya, kandi ugomba kubatsinda mu izina rya Yesu. Samweli yavutse mu bushake bw'Imana. Mama we yaratutswe bihagije, yarishwa andi mazina, ingumba, urira ubusa, rumararugo, ibigambo bibi cyane cyangwa amazina mabi atandukanye. Mama we kubw'umubabaro n'agahinda aravuga ngo njyewe nimbyara umwana azagukorera wa Mana. Imana iteka ikintu cyose ifitemo inyungu, icyumva vuba kurusha icyo ngewe mfitemo inyungu. Ubu nimba gusuzugurwa kwawe, kwangwa kwawe, gutukwa kwawe, izo ndwara zikuriho, ibintu byinshi bikurwanya biza bigaragara, ukabona ntacyo biyibwiye Imana, akenshi biba byakiyibwiye kuko ari isezerano Imana yaratanze muri wowe. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanjye kuko nabaye inkoramutima yayo, kuko wabaye inkoramutima yande y'Imana. So iyo iryo jambo rihagazemo ukaba urizi neza, bigufasha kuba umwizerwa mu Mana, ikagenda ikoherereza gutabarwa kuva hera hirengeye mu ijuru i Siyoni. Uko gutabarwa yo kukugezeho rero turabimenya. None se wagize ngo nugura imodoka uzayiparika uyihishe? Nta modoka izaparikwa mu mwobo, kereka ari parking yabigenewe. Nta modoka uzagendamo wenyine, hari plaque zizwi. N'inzu n'ibindi, no gushaka no kubyara, hari ibimenyetso bigaragaza ko watabawe, tuzagenderaho mu gihe cyawe. Dushime n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mama w'uyu mwana rero, koko umwana baramubonye, ngamwita Samweli, ngo buri mwaka uko utashye yamushyiraga agakanzu, ngo aka gakanzu akakambara kanezerwa. Ngo kandi si ibyo gusa, ngo kuko ngo yamutuye Uwiteka akajya akorera Uwiteka. Ngo Samweli mu gihe cye cyose niwe muntu wakoreye Imana w'umuhanuzi, utarigeze avangavanga ibintu ngo akangwe n'abantu, akangwe n'isi n'urusaku n'ibihe biriho, ahubwo agahora avuga ngo umwami Imana ashobora byose, ni umutabazi, ni umurengezi, azangirira neza, azatugirira neza, azaduhaza ibyiza imbere y'ababisha bacu, imbere y'abanzi bacu. Ngo akajya abwira Abisirayeli amabanga y'ijuru kuko Imana yamusanga ikamuvuga. Narababwiye ngo umuntu muri iyi si agomba kugira abantu batatu agira inshuti mu buryo bw'umwuka cyangwa se n'ubw'umubiri. Ariko nge mu buryo bw'umwuka niho ndibwivugire, kuko mu buryo bw'umubiri wenda uzambaza ku giti cyanjye. Mu buryo bw'umwuka ukwiye kugira umuhanuzi. Umuhanuzi buriya nubwo mubapinga mukabafata uko batari, cyangwa nabo bakifata uko batari, ariko iyo ufite inshuti y'umuhanuzi uba ufite urufunguzo rukomeye cyane. Kandi umuhanuzi agera ahantu hose ku isi yose. Uzasanga hari abahanuzi barahanuye ibi bya COVID-19, uzasanga hari abahanuzi barahanuye ibi bya mask, uzasanga hari ibintu byagiye biva mu kanwa k'abahanuzi byagiye bibaho mu bihe bya kera, mu bihe turimo, hari n'ibizabaho mu bihe bizaza. Icyo usabwa ni iki? Ni ukumenya uwo muhanuzi ni muzima, atari kureba bamwe nibwo mbona kuri YouTube gusa bafite
amarari y'ibyo bashaka kugeraho, ndetse bitandukanye no gusenya ingo n'imitima ya benshi bashingiye ku nimba ari ukwiyamamaza, nimba ari ukwamamara. Biriya ni ibintu ni nko gucana umuriro w'insina, w'ibirere, w'ibishangara. Ni ugucana umuriro w'ibishangara, uraka ukabona ugatwika kabisa, ariko ujya muri uzi ko ushobora kuwunyuramo wiruka ntugutware. Ntabwo mubizi abantu babaye mu byaro, uriya muriro w'ibirere ntujya utwika, cyokora uraka pe, ukabona n'umwotsi muremure iminota 10. Abantu bariye intama bajya bavuga ngo isosi y'intama ngo y'igishyushye, urayinywa ikagutwika mu nkanga iminota 5 gusa, ushyiraho ukaba wajugunya, yagaragaje ubundi bushobozi. So ibi bintu rero bimeze nk'amashara cyangwa amasosi y'intama, mwibiha agaciro, muha agaciro ijambo ry'Imana ridacuye, rihora ari ijambo rizima, ridajya rifungurwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko umwami Imana yaravuze ngo ab'iki gihe bakeneye iki? Ijambo. Nuhagarara mu ijambo nta muntu uzakujyana gauche droite, right left, no, forward. Niyo mpamvu n'uyu munsi mugishikamye Patmos mukiriho, nuko hari ikintu cyagiye mu mitima yanyu. Nta kindi kintu gikomeye twabashyizemo, ni ijambo rya nyiri ijambo. Iri jambo rero nta muntu uri gukuramo. Umuhanuzi uzamwumva, umwumve, wumve n'ibyo asabwa, numva ko karimo neza, umushimire, umuhe n'ituro urishoboye, ubundi wikomereza urugendo ryavuye ngo mpagaze ku ijambo rya nyiri ijambo, ntegereje Imana isumba byose. Haleluya. So Samweli muri iki gihe yaje gukura, akurira mu maboko y'umusaza witwa Eli. Eli akagira itandukaniro rikomeye ryari ritandukanye n'abandi bahanuzi. Ntiyagiraga ishyari, ntiyagiraga umutima mubi, ahubwo yahoraga ashaka kuzamura uyu mwana. Noneho ngo kuzamuka k'umwana, ngo Imana iteza Eli gukunda uyu mwana cyane no kumutreninga. Abahanuzi baratreningwa, barazamurwa mu mavuta, barerekerwa, bagirwa inama, baba mu nzu y'Imana kugira ngo Imana nayo ibishimire, ibazamure ku rundi rwego. Iyo uri umukozi w'Imana, iyo uri umugenzi ujya mu ijuru, ugira n'ikinyabupfura cy'inzego zitandukanye ziri kuri iyi si ukazubaha, ziri mu itorero ukazubaha. Noneho cya kinyabupfura ugize kiguha imbaraga zo kuzamuka nawe, kuko umuntu hari intambara ntashobora kurwana. Nk'ubu wagutse kundwanya ufite imyaka 90, ntabwo narwana nawe. Imyaka 90 ubu usigaje ingana, kandi koko hari ibimenyetso cy'uko ugiye wageze mu myaka 90 70 uba wagiye. Sibo bari guheraho bakingirara, kuki bataguheraho we wa veni? Nuko ugifite kime, uracyafite imbaraga. Amen. So hari ikintu rero kitantera ubwoba, ntakirwa ndwana nacyo. Igihe cyose uri imbere yanjye usenga, nanjye mfite amahirwe ko urwo rwego nzarugeraho. Samweli ntiyigeze arwanya Eli, ahubwo Eli yararamuzamura. Ngo mu gihe Eli yaramaze kuva ku ngoma apfuye n'abana be, Samweli atekinga over, aratangira arayobora sasa. Mu gihe yayoboraga Abisiraheli ngo bahuye n'intambara zikomeye. Ikintu cya mbere nababwiye Imana yabashigarije, yabasigiye Abafilisitiya bagomba kujya babarwanya amanywa nijoro, amanywa nijoro. Aba Bafilisitiya nibo baje kubyara uwitwa Goliyati. Muramwibuka? Goliyati buriya n'Umufilisitiya, bari barebare, ngo bari abasore, bari amajeya, kandi izo mbaraga bafite bakazibyaza umusaruro. Barwanaga ntacyo bitayeho, nta mana bagiraga nyamana, bagiraga ibigirwamana. Icyo cyari cya mbere. Icya kabiri, bakoraga imyitozo ihagije, kuko ntibari bishingikirije ku Mana yarwaniraga Abisiraheli. Iteka narababwiye ngo niba udasenga, mama wawe ntasenge, ntugire n'ibikurinda bya bindi abisi bashaka, ntazi, nashaka no kwamamaza, ntacyo umaze, uragowe. Ariko niba usenga, ababyeyi bawe bagasenga, cyangwa se abana bawe bagasenga, muzatsinda, muzanesha, muzahora muri mu bwiza bw'Imana. Hari karande zitazagera mu miryango, hari imigenzo itazagera mu muryango, hari imico itazagera mu miryango, kuko imbaraga mwizeye zihora zikora refresha, zihora zibongerera imbaraga, muhora mucometse. Amen. Haleluya. Mama pasiteri yahoze avuga ngo yibagiye gusengera umwana we agira ikibazo. Urumva ako kantu? Ni ukuvuga ngo uriya mwana niyo yagenda muza ashaka kuvuga ati kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Mama yasenze.
nk'ubu mama wawe koko waravutse aguhekenyera itabi, aguca indasago, akujyana ku mupfumu, bakunyuza imbere, ubu koko urashaka ngo mbigenze? Biroroshye ko Satani azakwinjira, byoroshye. Biroroshye ko ari ibintu bizagutsikamira mu buryo butandukanye. Hari indirimbo najyaga mbaririmbira, mu minsi mike tuza kujya turirimba bavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iki? Bakora ibyo kugira ngo ube intwari, uratwarana. Samweli yagaragaye nk'umunyentwari, aranatwarana kandi ahagarara mu bwiza bw'Imana, ahagarara mu mpano z'Imana, ahagarara mu cyuho cy'abari bamaze gutambuka. Uyu munsi uhagarare mu cyuho cya bene data batagisenga, uyu munsi uhagarare mu cyuho cy'umuryango wawe, uyu munsi uhagarare mu cyuho cy'inshuti zawe, uyu munsi uhagarare mu cyuho cy'igihugu, uyu munsi uhagarare mu cyuho cy'isi muri rusange, kugira ngo Imana nibona uwo mutima ufite ihere ko gukorera n'ibimenyetso n'ibitangaza birenze urwego watekerezaga. Amen, haleluya. Byakabaye byiza mubaye nka Salomo. Salomo ngo yigeze kuganira n'Imana. Gutanga, buriya umuntu udatanga afite ikibazo. Misi ishize nahaye umuntu lift, numvaga mbishaka muha lift. Turagiye, ninjye warutwaye. Umuntu araza aransaba, numva umutima unyemeza ko ngomba kumuha. Cyokora yaranejeje cyane. Yarambwiye ati ndimo ndagusaba kandi urampa 5,000. Ndambwira kubera ukuntu wisobanukiwe ntunsabe igiceri. Umuntu unsaba igiceri aba ampemukiye. Yagize amahirwe yo kongeraho rero akansaba, we yaraspecifiye ngo kandi urampa 5,000. Namureba ngasanga ntayakwiye kubera ubuzima yari arimo, nari bumwangize. Ndamubaza ku cyumbwiye 5, ati ndabona wowe ntatinyuka kukwaka igiceri. Ariko urukumva ni umusazi, ariko ikiganiro turi kugirana ibisazi byagiye, ari gushaka kumpanura uwundi we. Ndavuna uyu muntu nyamara ndi kumva turi guhuza, bishoboka ko ibisazi byagiye ahubwo yabaye muzima. Kuko nagakomeze kumva nyaha ibimurimo, numva ijwi rimbwira ngo ahubwo uyu azi Imana isumba byose, yarengereye gukora kw'Imana, ajya mu mbaraga z'umwijima zimubyarira ibingibi bimuriho. Ndamubaza ujya ujya gusenga? Ngo nabuze unsengera. Ariko ndakijijwe. Ni umusazi. So naje kumuha, maze kumuha, kuko twari dufite urugendo, ntabwo byari ngombwa ko njya kurwana n'abadayimoni mu muhanda. Uwo turi kumwe arambwira ngo ari amafaranga utanze uyapfushije iki? Yego. Ngo ari kumuha nk'ibiceri cyangwa ikindi kintu umuhaye menshi. Nikomeza umbwira. Arayavuga we. Ndambwira ko igihe twagendeye hari essence washize muri imodoka. Ati none se kunyurira lift kandi. None we kunyurira yo natanze arayanjye. Wowe igihe twagendeye ubanyishyura ngahe? So umusuzugwe kubera uburwayi afite, ubona adakwiye guhabwa. Wowe kubera ubwibone bukurimo mu modoka itari yawe, umusoferi utari uwawe, umugabo utari uwawe, agutwariye ubuntu, uze kuma condition. Ari nge nawe ninde ushaka umugisha. Atangira kurya iminwa, areba hirya mu kirahuri, ndeba tugende undeba. So rimwe na rimwe hari abahuguzi tugira tudakwiye mu buzima. Rimwe na rimwe hari abo tugendana tutakagombye kugendana nabo. Ariko kukagiriye amahirwe yo kunyegera, arashaka kunyereka icyo ndicyo. Naramubwiye ngo kuva navuka menye naravutse ntanga, nzarinda mva mu nda y'isi ntanga, nimva yanjye izatanga. Ati se imva kandi urumva bishoboka? Nimva kuntu mwabaye. Elisa amaze gupfa ngo nuka bari bagiye gushyingura bahetse ikiriba, ngo bahura n'igitero cy'Abamowabu, ngo kubera ubwoba bapfa kujugunya umurambo w'uwo bari bagiye gushyingura, ngo mumva yaho bari barashyinguye Elisa. Elisa ngaravuga ati nge nta murambo ujya unjya hejuru, Imana yasize agakiza muri nge, n'amagufa yanjye agomba gukora, subirayo ubabwire ko ari ahantu hari umukiranutsi w'Imana.
haleluya, tuzabaho, tuzabeshaho n'abandi. Niyo twaba turi mu bikomeye, Imana izadukoresha. Niyo twaba tubabaye, Imana izatuvugisha. Niyo twaba twambaye masike, Imana iri muri twebwe. Niyo twaba twirinda ibyaha n'ibigeragezo, Imana izatura muri twe, igendere muri twe. Twabakozaho ibiganza tutabibakozaho, Imana izakora. Abizeranye nanjye tuyihe icyubahiro, haleluya. Imana twizeye ikora hose igihe kimwe kandi icyarimwe, ihora yitwa ndiho. Amen. Samweli rero mu gihe cye atangira gutreninga, kumenyereza abafilisitiya gukunda Imana, gukorera Imana, kwishakana umwete. Bene data, mu bihe byose uzaba uhagazemo, uzashaka Imana kurusha gushaka umuyobozi runaka, uzashaka Imana kurusha gushaka inshuti runaka. Ndi mu bantu bafite inshuti nyinshi, ndi mu bantu bafite abayobozi benshi tuziranye, ndi mu bantu bahura n'abantu batandukanye ku isi yose, ariko agaciro singaho abo bantu, kuko abantu ni abantu. Umuntu uzamumenya uko mwakoranye. With distance, it's good. Uyu munsi nje gucumbika iwawe, mu gitondo ushobora kuvuga uti burya pasiteri afite amana atandukanye, ameze nk'ay'imbata, kandi mbere niyambariye utu dukweto twanjye ntiwamenyaga ibyanjye. Najya koga ngo ye baba we, ngo reba kuntu uriya mugabo meze, burya yarabembye, umubiri we warahiye, kubera naje iwawe twasiganye umubiri. Hari ibintu bikumenyera kuko wabyimenyereje kandi bikakwangiriza nyuma yabyo. Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. So abafilisitiya bari baratangiye kumenyera cyane Abisirayeli. Abisirayeli bavuga ati no, impamvu batumenyeye ni ibyaha twakoze. Imana nicyo nyikundira, akabizira gakwiye nimba ari ingabo, ariko n'ingabo birumvikana. Reka nyihako kwita mu mwanya ngo Imana iravuga ngo nimba Abisirayeli bafite ibibazo bibageza aha ngaha, bakaba batinyutse kundirira ndetse bagatinyuka kunshaka banyuze mu muhanuzi Samweli, nemera. Mbibutse ko hari abantu Imana yemera kurusha uko ikwemera. Ubyange ubiretse, hari abantu Imana yemera kurusha uko ikwemera. Niyo mpamvu uri umukristo nk'abapasiteri. Ariko kuba ndi umupasiteri ukaba uri umukristo, wasanga Imana ikwemera kurusha njyewe. Ariko nta muntu urahangawe cyangwa Imana yemera kurusha njye. Wapi. Umva, iranyemera nanjye nkayemera, nkayemeza n'abantu. Nawe rero yemere, ikwemere, nawe uyemeza abandi. Ndagenda muri iyi si nkicara n'umuntu nkabura n'uyoba byibuze ngambwe nako se nicara nabona hehera, singira n'amahirwe kwicarana n'abantu. Ubu necatse ahantu naba narahuye n'abantu nkababura. Ariko nkamwe mugenda muri bisi, ujye wicarana n'umuntu y'umutari kuzi Yesu, azakubwira ati toka, covid duzengereje adahari, usanga utari kagira neza, witayire uzaba ugakoze. Nje nta muntu wambuza kuvuga ubutumwa nyifite umunwa, ngifite amaboko yo kwandika. Nzajya ku mashini nkora ududepri, nje ngenda njugunya, uwo ari wese azagatoragura. Niyo naza ku maduka 200 babaremo 2 bagasoma. Nta kuntu utakorera Imana kereka wowe wananiranye utakibishaka. Cya kabiri nuko uzi bikurimo ko bitemera kugaragaza uwo uriwe. Mami yahoze avuga abantu ngo baraguye. Kugwa se niki? Kugwa ntago ari kuva mu burokore. Kugwa si ukunywa inzoga n'itabi n'ibindi mutekereza. Kugwa gukomeye n'ukwihakana Yesu. Niyo mpamvu nababwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera kuri by'ubutwari. N'ingororano zizaba zitandukanye. Imana izareba incuro waguye uko kugwa twavuze. Ati Saturday no, umunsi haguye imvura nyinshi ni kwa gatatu. Hari umunsi imvura yaguye ari nyinshi cyane ni kwa gatatu, ni kwa kane. Hari umuntu nagiye ku mitinga nawe, ndamubwira ntabwo mva mu modoka ariko ze tuganire mu modoka. Turi kuganira, haza umugore n'umugabo bose n'abapasiteri, ni nkanjye na mami. Bajya mu mangazini y'uwo muntu. Icyo bakoze
baranyweye kabisa, ni abapasiteri. Barangije kunywa, umugore we ngakubitaho n'itabi. Byo ntabwo nabibonye, ariko kuko narabibonye njyewe n'amaso yanjye narabibonye. Nyiri duka cyangwa se nyiri ibyo yacuruza yaranyandikiye ko kaba bantu ni abakozi b'Imana. Njye nafashe link yabo ndayimuha. Inshuti zanjye, ntabwo bisabwa ko babashyiraho za maneko. Imana ishaka kugukura ku ngoma yishakira ibimenyetso. Uzububa Imana ikureba. Aho uzinjira uzahasanga umupatimusi, aho uzinjira uzahasanga mu YouTube. Urabizi ko hari abayoboke ba YouTube. Ajya bati uyu si wawe undi harya. Hari abajya bati ejo turi gusezanya Emmanuel fire uraho. Ariko se ko narigendeye abanzi. Aho dukandagira hose Imana iba yahadutanze. Suko Imana izana amaguru, ahubwo hari abantu bayo bahari bahita bakora control kandi nawe wibahaye. Ukazamuka ugiye kunywera ugasanga uje kuguseriva na umwana wo mu protocol, ugasanga ni Jose wicaye hariya cyangwa se Runa. Ayabote noneho ndabigirana. Nta kindi uwo muntu namubwiye ngo bigumane kuko wabonye abakiriya. Kabiri, tubasengere. Gatatu, sinzagiraho mbyumva. Ariko se uwabonye inkuru ikangeraho, usibye ko ntababwiye amazina, ubu we yayigejeje. Uyu muntu azagaruka mu rusengero? Agushizwe nande? N'abapastoro. Samweli amaze kubona ko abantu bakabije kugwa, bagwa mu byaha bibi cyane. Icyambere, bari bagiyobetse ibigirwamana. Kugwa kubi ni ukuyoboka ibigirwamana, no gusubira mu byo wavuyemo. Kabiri, barahakanye Imana isumba byose. Kwihakana Yesu ni imwe mu nzira izatuma Satani agukandagira amanywa n'ijoro. Gatatu, aba bantu bari bazi ko Imana ishobora byose, ariko bayitera umugongo. Kwibagirwa Imana ko yakora ibirenze ibyo utekereza n'ibibiruta cyane, ni ikosa rikomeye. Ngo Samweli arabasanga ati, bantu b'Imana, kuki mukoze amakosa? Kuki muguye? Kuki muvuye mu buntu bw'Imana? Kuki mucitse intege? Kuki imitima yanyu inaniwe? Ngo bamaze kugira ubwoba burenze, ngo babwira Samweli ngo tubabarire, utubwirire n'Imana itubabarire. Ngo nuko Uwiteka yumva aba bantu, ngo ariko ntiyabumva kuko bamutaki, ngo ahubwo yabateje Abafilisitiya, ngo bakabatera buri munsi, bakabica, bakabatwarira abagore, bakabatwarira abana, bakabatwarira imitungo. Byumvikana ko bari bamaze kunanirwa. Akenshi iyo waguye, Satani atera urubyaro, Satani ateza ubutunzi bwawe inyatsi, Satani arakubangamira. Ariko humura, hari Imana ije kubangamira iyo migambi ya Satani, kuko wagize amahirwe ukaza mu nzu y'Imana, ukumva ijambo ryayo, wakira ubundi butabazi, wakira izindi mbaraga, wakira ayandi mavuta, wakira irindi jwi, wakira ubundi bwiza. Umuntu umwe avuge haleluya, amen. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Samweli atakambira Uwiteka, ngo mu gihe agitakambira Uwiteka, ngo Abafilisitiya babaje. Ngo kumba Abafilisitiya bari bamenye ko Abisiraheli bahiye ubwoba ndetse bari kurira birenze, ngo bituma ngo nabo ngo bafata ingamba zo kuza kubatera. Birashoboka ko umutima wawe ufite ubwoba bitewe n'ibihe uhagazemo, agahinda, ibyago, intambara, amakuba, byinshi birakugose, bituma ugira agahinda karenze. Noneho b'Abafilisitiya baje kukugota, ariko hari Imana yamaze kubona aka gahinda kawe, uyu mubabaro wawe, ibi byose byari bikugose, kugira ngo igaragaze gutabara kuva mu ijuru. Umva ikintu Samweli yakoze. Ngo yaravuze ngo munzanire imfizi intama aho ngaho, igicaniro cyangwa se ategura gutamba, ashyiraho umwana w'intama. Ngo nuko aravuga ngo Uwiteka we, abantu bawe bakuririye bagusaba imbabazi, abantu bawe bari barushe, bari baremerewe, abantu bawe baraguye bagwa mu byaha, bava mu byizerwa, ariko uyu munsi ndagutakiye, barebana amaso y'imbabazi, bagirire neza, bagirire ibambe. Ngo nuko Uwiteka Imana, haleluya, ngo yumva ijwi ry'umuntu wicaye aha ngaha. Nyemerera uzamura ibiganza, vuga ngo yewe Uwiteka we,
ngusabye imbabazi, ngirira neza, undwanirire Yesu, ndengera, nanyuze mu bizira, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko imbabazi zawe zakuraho icyaha ku bugingo bwanjye. Yesu, nyubaka, iyubahishe. Yesu, ndengera, ibiganza nzamuye nkeneye ubutabazi, ibiganza nzamuye nkeneye imbabazi zawe. Urakoze kubyumvisha n'amashyi yawe. Haleluya, 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 haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nuko ngo Imana kuko yari yumvise umubabaro w'aba bana b'Imana, ngelebosile konta yango zile menivo zararabosi tekinemeni, ngiravuga ngo hoya, ngo hoya, hoya, nze kurengera abana banjye Abisiraheli nabumvise, nze kurengera Abanyapetimusi, nze kurengera Abakristo, nze kurengera abavuga izina ryanjye, nze kurengera abatuye isi nabumvise. Ubwo mwantakiraga n'imitima itaryarya, ubwo mwihanaga ibyaha byanyu, nanjye Imana nanezerewe, ngiye kubatsindira bya byago, ngiye kubatsindira COVID-19. Wagombye kuvuga amena. Ngiye kubatsindira indwara zikomeye, haleluya. Ngiye kubatsindira ubukene, vuga amena. Ngiye kubatsindira inzara, amena. Ngiye kubatsindira ubushomeri, haleluya. Ngiye kubatsindira ubuseribateri, ngiye kubatsindira ibyari bibagose. Buri wese n'icyari kimugose atangira kumva imbaraga zinesha, atangira kumva Imana. Uyu munsi wumva Imana iri ngari mu buzima bwawe. Uyu munsi wakire gutabarwa, uyu munsi wakire umunezero, uyu munsi wongere ugire umutima muzima. Ninde uvuze haleluya? Amen. Bibiliya iravuga ngo nuko Uwiteka yumvisha guhinda kudasanzwe, ngo Abafilisitiya ngo barakubitwa bariruka, ngo babica umugenda, ngo Abisirayeli nabo bagira imbaraga, ngo birukankana Abafilisitiya, ngo umugenda haguruka ku maguru yawe. Tugira ibintu twirukankana, haguruka, haguruka. Uhagurutse ku maguru yawe, tugiye guhamagara Imana kugira ngo isenye imigambi y'umwanzi. Tugiye guhamagara Kristo Yesu kugira ngo yongere yiyubahishe, yongere yubake abantu be, yongere yambike abantu imbaraga, kandi ubuzima nibwo buzabona Umwami Imana. Nishavuga ngo ubuzima bufite ubugingo buzima nibwo buzajya mu bwami bwa Data. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyemero zamuye ibiganza byawe uvuye ngo namantangara, ngiyo nkubonye sanga urengeye uko bambwiye, kandi ijwi ryawe ni ryajwi duhora twumva. Andere zamuri iyo ndirimbo uvuye ngo namantangara, nzi ko hari icyo Imana igiye gukora. Turirimba iyo ndirimbo mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Sanga urengeye Yesu uko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira. Haleluya. Namanumva amajwi yose wumvise atsindwe. Uyu ni umunsi wo kumva ijwi ry'Imana, umunsi wo kumva ijwi rizima. Kandi ijwi ryawe rindutira. Ayo amajwi yangiza amatwi yawe, amajwi yangiza ubuzima bwawe. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye n'ubuntu bwawe. Uramagize Yesu we, ni kumwe nawe ndarutse. Bibiliya
haratubwiye ngo nuko abafilisitiya kubw'ubwoba bwinshi bari bafite ngo abayisiraheli babica umugenda. Igihe kirageze ngo ibyakurwanyaga bitsindwe wowe uhagaze imbere yanjye. Vuga amena. Nawe udukurikiye, igihe kirageze ngo Imana igutsindishirize. Iki ni igihe cyo gutsinda ibyago n'amakuba. Iki ni igihe cyo gutsinda inzara. Iki ni igihe cyo gutsinda ubusomeri. Iki ni igihe cyo gutsinda ibyakurwanyaga. Iki ni igihe cy'umunezero. Iki ni igihe cy'ubutabazi. Iki ni igihe cy'imbaraga nshya. Harabosenevo leta satoterebos oresese menivo tayango menivo perekesi ninivo hatasize menivo. Ngo Samweli avuga ngo sinabyihererana, sinabyihererana. Aha hantu ndahita izina, aha hantu ndahindura hasa. Uyu munsi Uwiteka aguha izina rishya, aguha izina rishya. Akira izina rishya, akira kwibukwa. Haleluya. Haravuga ngo mise Ebenezer, Uwiteka aratuzahuye. Abantu bari barazahaye mu mitima yabo, abantu bari barazahajwe mu bitekerezo byabo, ariko Uwiteka kugenderere, Uwiteka kuzahure. Uwiteka ari harazahura ubugingo bwari bupfuye. Uwiteka ari harazahura ubugingo bwari bupfuye. Akira ubugingo buzima, akira imbaraga nshya. Vuga haleluya. Akira ubugingo buzima, akira amavuta mazima, akira amavuta mashya, akira imbaraga nshya. Haleluya, 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 haleluya. Hoziyana, haleluya. Hasingizwe mu izina ry'Uwiteka Imana. Haleluya, haleluya. Ibyo ukora, uzamuye ibiganza byawe. Imana yawe icyubahiro, Imana idasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, urema ibyananiye abantu. Oh, rebosire kenta ya menivo. Oh, rabosini minivaite menekente nivai. Nyumva mwene data, uzamuye ibiganza. Vuga ngo Uwiteka Imana isumba byose, ndagushimiye ko unzahuye. Ndagushimiye ko uzahuye umuryango wanjye. Ndagushimiye ko uzahuye bizinesi zanjye. Ndagushimiye ko uzahuye ubugingo bwanjye. Ndi icyaremwe gisa muri wowe, ngiranye isezerano nawe ryo kugukorera. Akira ishimwe ngushimye, akira igitambo ngutambiye. Uragahora ku ngoma kuko unyibutse. Shimwa, 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 cyane shimwa. Haleluya. Jere puse la sangaya ngoni elesite terebo. Yesu, message abantu bawe umugisha, bazawe no kugira neza kwawe. Ndabibona kutabaye aba mama n'aba papa, ndabibona kutabaye uru rubyiruko, ndabibona kutabaye abana bato. Ndumva ijwi ryawe ry'umunezero, ubwo utanze umunezero ku muntu uraha, ubwo utanze amahoro mu rugo rwabo, ubwo utanze agakiza mu rugo rwabo, ubwo ukizije indwara ku buzima bwabo, ubwo utanze akazi ku buzima bwabo, ubwo utanze urugo ruzima, ubwo utanze ubwenge mu bana, ubwo utanze gukomera. Hayayaya da pasara la bose ndere bose akedibo. Haleluya, haleluya. Ndagushimye Yesu, icyubahiro ni icyawe. Komeza utugirire neza, tugukuriye ubwatsi, tugukomera amashyi n'impundu. Mu ijuru umugisha ku migabane itandukanye aho bari, ubuntu bw'Imana bubabeho no gufashwa n'Umwuka Wera, kandi ibyo bifuza byose Imana ibahe, ibazahure mu izina rya Yesu. Ibi biganza ni by'umunyamugisha, nta nyatsi, nta bukene, nta bushomeri. Ibi biganza ni by'umuntu udasanzwe. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, kandi ibi biganza bizatunga bitunganirwe, byakira imigisha iva hera hirengeyeho mu ijuru. Ubuntu n'imbaraga n'ufashwa n'Umwuka Wera bijyane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.